Bene data ndabasuje mu izina rya Yesu mugire amahoro ya Kristo. Nongeye kunezezwa n'iki cyumweru Imana iduhaye. Ndagira ngo mbafashishe ijambo ry'Imana riri muri Mariko ibice 4:39. Aravuga ngo akangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja irakama, inyanja iratungana rwose. Amen. Ndashaka kubabwira ijambo Umwuka Wera mpaye rivuga ngo Yesu acyaha umuyaga. Hanyuma turasenga tubwire Yesu aducyahira umuyaga aho waba waraturutse hose. Iki gihe abigishwa bari kumwe na Yesu mu nyanja, hanyuma ngo arasinzira, bahura n'umuyaga ukomeye, bibaza uko biri bugende, ngo bagira ubwoba bwinshi cyane ko bagiye gupfa, ariko bibuka ko bari kumwe na Yesu baramukangura. Bamukanguye baramubwira ngo ntubyitayeho kubona tugiye gupfa. Wakangutse acyaha umuyaga abwira inyanja ngo iceceke, hanyuma inyanja iratuza. Amen. Imana ishimwe. Ndagira ngo rero mbabwire ko Yesu ari we wenyine ufite ubwo bushobozi bwo gucyaha umuyaga uwo ari wo wose. Isi tubamo, ubuzima tugendamo, duhora n'ubwoko bw'imiyaga myinshi, ariko Yesu yose arayicyaha. Ndagira ngo mbabwire ko ba Pawulo ari mu nkuge yahuye n'umuyaga mwinshi ari kumwe n'abandi bantu barenga 270, bahuye n'umuyaga, bahuye n'umuraba, bahuye n'ingorane zikomeye mu nyanja, ariko Imana igenda ibagirira neza kuko ngo Pawulo yareretswe ngo abona muri urwo rugendo barimo ngo nta n'umwe uzagwa mu nyanja. Bahuye n'imiyaga itatu Bibiliya ivuga mu byakozwe n'intumwa ibice 27:4 ngo bigaragara ko babanje guhura n'umuyaga uturutse imbere. Umuyaga uturutse imbere wabagezeho, hanyuma Imana irabafasha barawurenga. Hanyuma kabiri, umuyaga witwa urakuro wabagezeho, Imana irabafasha barawurenga. Hanyuma gatatu, bahuye n'umuyaga witwa ruhuhuma, Imana irabafasha abo barawurenga. Ndagira ngo mbabwire rero ngo umuyaga wose wahura nawo, hari igihe uhura n'umuyaga uturutse imbere, ariko Yesu wenyine niwe ufite ubushobozi bwo kuwucyaha. Umuyaga uza mu buzima bwawe ukaguturuka imbere, ukica iterambere ryawe, ukagutangira mu nzira wanyuragamo, hanyuma ukakubera mubi. Ariko Yesu afite ubushobozi bwo gucyaha umuyaga waguturutse imbere. Uyu muyaga witwa uwakuro ngo bahuye nawo ngo inkuge irahehwa. Ni umuyaga uza ukaguhutaza, ukakujyana iyo utajyaga, ukakujyana iburyo, ukakujyana ibumoso, ukagerageza ikintu kimwe kikanga, ukagerageza ikindi kikanga, ukagerageza ikindi kikanga, ukava muri ukajya muri biriya, ukavuga uti wahindura, wakimuka, wahindura bizinesi, wahindura aho umuntu atuye, wahindura aho akorera, ukajya muri ibi bikanga, ukajya muri ibi bikanga. Uwo muyaga witwa ubakuro, uvugwa mu byakozwe n'intumwa ibice 27:15. Ba Pawulo bahuye nawo, ariko Yesu arabafasha kuko yari yavuze ngo nta n'umwe uzagwa muri iyi nyanja. Uwo muyaga ntiwagira icyo butwara. Umuyaga wa gatatu ni ruhuhuma, ni umuyaga uza urimbura, ushaka kurimbura ibintu. Uwo muyaga iyo uje ni umwe urimbura ibiti, ni umwe uza ukarimbura ibintu byose, umeze nk'umutingito uza urimbura ibintu bihereye mu mizi. Nabo bahuye nabo bari mu nyanja witwa ruhuhuma, ariko Yesu arabafasha arawubakiza kugeza igihe bose bakiriye bagera hakurya. Bibiliya avuga ngo buri wese yabonye icyo yambukiraho, ngo kuko inkuge yaramenetse, ngo buri wese abona akabaho ko kwambukiraho. Imana ishimwe ko twese tuzambuka, nubwo twahura n'imiyaga myinshi, ariko Imana izaturemera icyo buri muntu wese yambukiraho. Ndagira rero ngo nkubwire ngo imiyaga duhura nayo ni myinshi. Ushobora guhura n'umuyaga uguturutse imbere, ushobora guhura n'umuyaga witwa ubakuro, ushobora guhura na ruhuhuma.
sinzi uri guhura nawe. Niba ari umuyaga uturutse imbere mu byo watekereje kugeraho muri uyu mwaka, niba ari umuyaga uzi ukujyana ahangaha bikanga, hariya bikanga, hariya bikanga, ntujye imbere, ntujye inyuma, ntujye epfo, ntujye ruguru, ntumenye ubuzima ubayemo. Niba ari umuyaga waje uje kurimbura ibyawe, aho Satani yaguteye aturutse hose, ndagira ngo nkubwire ko Yesu wenyine afite ubushobozi bwo gucyaha umuyaga n'umuraba bikamwumvira. Tugiye gusenga tubwire Yesu ngo uducyahire umuyaga uri mu ngo zacu, uri mu bucuruzi, uri mu miryango yacu, uri mu kazi kacu ka buri munsi, umuyaga uri mu itorero. Yesu ufite izi mbaraga acyahuye umuyaga, utuze, inyanja ituze, hanyuma dukomeze urugendo. Ndabifuriza kubaho mu buzima butuje, kubaho Yesu yarabacyahiye imiyaga yose, yaba umuyaga uturutse imbere, yaba ubakuro, yaba na ruhuhuma, yaba n'indi bwoko bw'umuyaga wahura nawo uwo ari wo wose. Yesu awugucyahire, Yesu awukureho, inyanja ituze, umuyaga uceceke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge. Mbifurije icyumweru cyiza, muzahahe muronke, kandi imiyaga yose muhura nayo mu buzima Yesu ayicyahe, Yesu abagirire neza. Mana yacu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe uduhaye muri iki gitondo. Wigeze ugendana n'abigishwa bawe Kristo, hanyuma umuyaga uba mwinshi, bagira ubwoba ko bagiye gupfa, ariko ukangutse ucyaha umuyaga. Natwe turakwinginze kugira ngo ducyahire umuyaga. Tubonye iyo Pawulo bahuye nayo, umuyaga waturutse imbere, umuyaga wa ubakuro, umuyaga wa ruhuhuma, ndetse n'indi iyo ari yo yose warayicyashye, bose barambuka uko bari 270. Natwe kuducyahira imiyaga, tubashe kugera ku mugambi wawe, tubashe kugera aho Imana yavuze. Ba Pawulo bageze hakurya baravuze ngo tumaze gukira, ngo tumenya ko icyo kirwa cyitwa Merita, ngo bene igihugu baducanira umuriro, ngo hanyuma turawota. Mwami Yesu, uduhe kubaho mu buzima bukiza imiyaga iyo ari yo yose dushobora guhura nayo. Turagushimiye ko uzatugirira neza, kandi ko tucyumvira ijambo ryawe turaryizeye. Imiyaga n'imiraba twahuraga nayo muri ubu buzima ugiye kuyiducyahira mu izina rya Yesu. Urakoze kuri kumwe natwe, cyumweru kitubere cy'umugisha, kandi cyo tuzatangira utugende imbere, ugenda ucyaha imiyaga. Ubwiye Yakobo ngo nzakujya imbere, ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'ibyuma ziri imbere yawe. Urakoze kuzagendana natwe ukaducyahira imiyaga yose, iyo Satani yadutega ntiduhitane, ntitugwe muri iyi nyanja, tukazatabaruka amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha, mugire icyumweru cyiza, uhoraho azabagenda imbere, ukuboko kwe kwiza kuzabana namwe mu izina rya Yesu. Amen.